ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ndashaka kuvuga ibintu bine bitigisisi. Ibi bintu narabisomye ndatangara. Ndashaka nawe ubisome cyangwa se ubyumve utangare kandi bikuviremo isomo. Uzi ko bino bintu bibaho byavuzwe n'umunyabwenge Salomo. Reka uzubyumve. Imigani 30:21. Hari ibintu bitatu bitigisisi ndetse ni bine itabasha kwihanganira. Oya 22. Umugaragu iyo ahindutse umwana, umupfapfa iyo aguye ivuto, umugore w'igicamuki iyo atashye mu nzu, n'umuja iyo azunguye nyirabuja. Ngo ibi bintu ngo isi ngo ntabwo ijya byihanganira ngo birayitigisa. Biramira ijambo uraza gutangara ngo isi ngo irayitigisa. Ese mwemera ko ibi bintu bibaho? Bibaho. Ibi uzabikurikira mu ihame ry'umunsi live, nibwo nzabigusobanurira nkwereka ukuntu ibyo bintu bijya bibaho. Byose nzaguha ijambo kurindi, ijambo kurindi. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.